Mu isi ya sinema hari abantu bake bashoboye guhindura uburyo imikino njyarugamba ikinwa n'uko ikoranwa n'amarangamutima y'umuntu. Mu gihugu cya Indonesia havutse inkuru itagaragara, umusore wari usanzwe utwara imodoka za kompanyi, none ubu akaba asigaye ari icyamamare ku rwego rw'isi yose. Uwo nta wundi yitwa Iko Uwais, izina risigaye rihagarariye ubuhanga, ubutwari n'ubumenyi bwa Pencak Silat, umukino njyarugamba gakondo w'abanya-Indonesia. Mu gihe abandi bakinnyi bo muri sinema bakundaga kwifashisha ikoranabuhanga, Iko Uwais we yahisemo inzira yo gukina mu buryo bw'ukuri, akoresha umubiri n'ubwenge nk'intwaro nyazo. Uburyo bwe bwo gukina bwanyuze abantu benshi ku isi yose, bituma yinjira mu ruhando rw'abagabo bahinduye amateka y'imikino njyarugamba muri sinema. Uyu munsi tugiye gusubiza amaso inyuma, turebere hamwe urugendo rwe rutangaje, turebe uko yavuye mu buzima busanzwe kugeza ubwo izina rye ryanditswe mu mateka ya filimi z'intambara nka kimwe mu bizahoraho iteka. Twiyubakire rero urugendo rwacu mu ngingo enye zikurikira. Mu ngingo ya mbere turaza kuba turebera hamwe ubuzima bwa Iko Uwais nuko yatangiye urugendo rwe. Ingingo ya kabiri turarebera hamwe filimi zatumye azamuka ku rwego mpuzamahanga. Naho ingingo ya gatatu turarebera hamwe uko yahinduye isura ya sinema y'imikino njyarugamba ku isi yose. Naho ingingo ya kane ari nayo ya nyuma turarebera hamwe ibirango n'umusanzu we mu gukomeza kwimakaza umuco wa Pencak Silat. Ndi Kwizera God Janvier nk'ibisanzwe muri sanga ngaha mu rugo rugendwa rwa World Today. Ikaze mu kiganiro. Duhere ku ngingo ya mbere, ubuzima bwa Iko Uwais nuko yatangiye urugendo rwe. Mu mujyi wuzuyemo urusaku wa Jakarta muri Indonesia hari ku itariki ya 12 Gashyantare mu mwaka w'1983 nibwo havukiye umwana witwa Uwais Kuren. Umwana wagaragaraga nk'abandi bose, ariko mu maso he harimo isura y'umuntu uzahindura amateka. Ababyeyi be bari abantu basanzwe mu buzima bworoheje bwo mu mujyi, ariko bamutoje indangagaciro zo kwicisha bugufi, gukora cyane no kubaha umuco. Akiri muto, ndavuga Iko Uwais yakundaga gukora siporo zo kwigana abakinnyi babaga mu mikino njyarugamba. Ibyo byaje no gufata isura ikomeye ubwo yatangiraga kwiga umukino gakondo wa Pencak Silat afite imyaka 10 gusa. Uwo mukino rero ni umukino ujya gusa n'intambara yo kurwana n'intwaro cyangwa intwaro z'amaboko, ariko ukajyana n'indangagaciro z'ubwubahane, ubumuntu n'imitekerereze yo gucunga amarangamutima mu gihe cy'intambara. Iko Uwais yakomeje kugaragaza impano idasanzwe muri Silat, bituma yitabira amarushanwa menshi mu gihugu cye. Mu myaka ye y'ubukure yari amaze kuba umwe mu batoza bato ba Silat, ariko ubuzima bwe ntibwari bworoshye. Nta bushobozi buhagije yari afite, maze afata akazi gasanzwe ko gutwara imodoka za kompanyi y'itumanaho muri Jakarta kugira ngo abone imibereho. Ariko kandi nk'uko abenshi babivuga, amahirwe y'umuntu ntashira, ahubwo ategereza igihe cyayo. Umunsi umwe ubwo yari mu myitozo ya Silat yaje kubona umushyitsi utunguranye. Uwo nta wundi ni uwitwa Gareth Evans, umuyobozi w'umwongereza warimo gukora ubushakashatsi kuri Silat kugira ngo ayigaragaze muri filime. Ubwo Gareth Evans yamubonaga, yahise amutega amatwi areba uko yitwara mu myitozo, uburyo ategeka umubiri n'ubwitonzi bimugaragaraho. Aho niho urugendo rwa Iko Uwais rwatangiriye. Gareth Evans yamusabye gukina muri filime ye ya mbere, ati nshaka ko isi yose imenya impano yawe. Mu gihe abandi benshi babonaga amahirwe nk'ayo nk'ibintu bitazamara kabiri, Iko Uwais we yayabonye nk'itangira rishya ry'ubuzima bwe. Yaretse akazi ko gutwara imodoka maze yiyemeza kwitangira umwuga wa sinema, nubwo nta burambe yari afite mu gukina filime. Kuva ubwo ubuzima bwe bwarahindutse mu buryo butunguranye. Uwais yinjiriye muri sinema aturutse mu buzima busanzwe bw'umuturage, ariko atangira guhindura uburyo isi yose ireba imikino njyarugamba muri filime. Uyu munsi abamukurikira bamufata nk'intwari y'ukuri, atari kubera gusa uburyo akina intambara, ahubwo kubera ubutwari n'ubwiyemezi bwo guhaguruka akavuga ati nta kidashoboka iyo ukizeye. Twerekeze ku ngingo ya kabiri. Ingingo ya kabiri rero turasangamo filimi zatumye Iko Uwais
ab'icyamamare ku isi yose. Nyuma y'uko amahirwe amusanze akabasha guhura na Gareth Evans, Iko Uwais ntiyigeze amenya ko uwo munsi ari wo ugiye guhindura amateka ye yose. Mu mwaka wa 2009 Gareth Evans yamuhaye amahirwe yo gukina muri filime ye ya mbere yiswe Melantau. Iyi filime yagaragazaga ubuzima bw'umusore uva iwabo mu cyaro akajya gushaka imibereho mu mujyi, ariko agahura n'ibibazo by'ubugizi bwa nabi n'ubucuruzi bw'abantu. Muri iyo filime Iko Uwais yagaragaje impano idasanzwe mu gukoresha pekaxilat, bituma benshi mu bayirebye batangira kumubona nk'umuntu ushobora kuzahindura isura y'imikino njyarugamba muri sinema. Melantau ntabwo yabaye filime isanzwe, ahubwo yabaye urubuga rwo kwerekana umuco w'Abanya-Indonesia mu buryo bushya. Uko Iko Uwais yarwanaga, uko yimuka, uko yifata mu gihe ari mu ntambara, byagaragazaga ubuhanga budasanzwe bw'umuntu wize umukino njyarugamba mu buryo bw'umwimerere. Nubwo iyi filime itigeze ikorera amafaranga menshi, yabaye intangiriro y'urugendo rwe rwo kwinjira mu ruhando rw'amazina azwi ku rwego mpuzamahanga. The Red Redemption ni filime yakinwe 2011. Hashize imyaka 2 gusa, Iko Uwais yagarutse muri sinema mu buryo butunguranye. Filime ye ya kabiri yitwa The Red Redemption yahise ihinduka icyogere ku isi yose. Mu gihe benshi bari bazi indirimbo, filime n'imikino by'Abanyamerika, iyi filime yo yaturukaga muri Aziya, ariko igatuma isi yose ireba ku bindi bihugu nk'indorerwamo y'ubuhanga. Muri The Red, Iko yakinnye nk'umusirikare witwa Lama woherejwe gufata abayobozi b'agatsiko k'abagizi ba nabi bari bari mu nyubako y'amagorofa menshi. Aho niho hatangiye ishusho nshya y'ikitwa Real Fight Cinema, aho nta mashusho atari aya nyayo cyangwa ibikoresho bidasanzwe byifashishwa, ahubwo byose bigakorwa n'umubiri w'umukinnyi n'ubumenyi bwe nyabwo. Uburyo Iko Uwais yakinnye muri iyi filime bwatunguye benshi ku isi yose. Abasanzwe bareba filimi z'intambara basigaye bavuga ko The Red yahinduye amateka ya sinema y'imikino njyarugamba nk'uko Enter the Dragon yabikoze kuri Bruce Lee. Iyi filime yatsindiye ibihembo bitandukanye ku rwego mpuzamahanga, ndetse yewe iba n'imwe mu zatangiye kwigishwa mu mashuri ya sinema ku isi hose nk'urugero rw'uburyo action scenes zigomba gutegurwa mu buryo bw'ukuri. The Red 2 Belendar, filime yakinwe 2014. Mu mwaka wa 2014 Iko Uwais yagarutse mu gice cya kabiri cya The Red cyiswe The Red 2 Belendar. Iyi filime yongereye ubugari bw'inkuru n'igihe cyo kuyikora, ihuza intambara z'imbere mu mujyi, ibihangano by'ubugome n'imyitwarire y'abantu mu mibereho yabo ya buri munsi. Aha rero Iko Uwais yari akiri umusirikare gusa, ahubwo ari n'umuntu wacitse ku muco we, agerageza kubaho hagati y'isi y'ubugome n'ubutabera. Yagaragaje uburyo bushya bwo gukoresha silati mu kurwana n'abantu benshi icyarimwe, ndetse n'uburyo bwo guhuza urugamba n'amarangamutima y'umuntu, ibintu bitari bisanzwe muri sinema yo muri icyo gihe. Iyi filimi rero yanamuhaye icyubahiro cyihariye. Abasesenguzi benshi batangaza ko hari filimi ifite intambara nziza cyane zabayeho mu mateka ya sinema ya Aziya. Mile 22 ndetse yewe na filime yitwa The Night Comes for Us, filimi zombi zakinwe 2018. Nyuma yo kumenyekana muri Aziya, amahirwe yaje no kumusanga muri Hollywood, aho mu mwaka wa 2018 yakinnye muri filime Mile 22 hamwe na Mark Wahlberg. Nubwo atari yo filime yamuhaye icyubahiro cyinshi nk'izindi, yatumye abantu benshi ku isi yose bamumenya, bituma izina rye riba iryo ku rwego mpuzamahanga. Muri uwo mwaka nyine yakinnye muri filime yiswe The Night Comes for Us, ifatwa nk'imwe mu zigizwe n'imirwano ikomeye kandi iteye ubwoba kurusha izindi zose muri Aziya. Aha niho yatangiriye kwerekana ko atari umuntu ukina gusa intambara, ahubwo ari n'umuhanzi w'umwimerere mu gukoresha umubiri we nk'igikoresho cy'ubuhanzi. Filimi zose Iko Uwais yakinnye zigaragara kimwe: ubudahemuka ku muco wa silati no gukunda umurimo we. Iko Uwais yabaye icyitegererezo ku bakiri bato benshi, abereka ko umuntu atagomba kuvukira mu muryango w'abakire kugira ngo agire izina, ahubwo ko impano n'imbaraga bishobora gufungura imiryango yose. Uyu munsi abantu benshi bareba The Red cyangwa Melantau
bakumva ari filimi zisanzwe, ariko kuri Iko Uwais we izo ni inkuru y'ubuzima bwe, uburyo yahinduye ubuzima biciye mu mikino njyarugamba akabihuza n'amarangamutima y'ubuzima bw'umuntu ubukuriye. Twerekeje ku ngingo ya 3 n'iya 4 turebera hamwe uko Iko Uwais yahinduye isura ya sinema y'imikino njyarugamba ku isi yose n'ubutumwa asigira abakiri bato. Mu gihe abenshi bafataga filimi z'imikino njyarugamba nk'izisanzwe zigaragaza imirwano n'amaraso, Iko Uwais yazanye icyerekezo gishya cyahinduye uburyo isi yose ireba uyu mukino wo muri sinema. Uko yakoraga rero si ukwerekana uburibwe cyangwa gukoresha imbaraga gusa, ahubwo yahuzaga imikino njyarugamba n'amarangamutima agashyiramo ubumuntu, impuhwe n'igisobanuro cy'ubuzima. Kubwe gukina intambara byari nko kuvuga ikiganiro giturutse ku mutima, aho buri gikorwa cy'akaboko, buri mpinduka y'umubiri n'uburyo yiteguye byose byari bifite inyigisho n'ubutumwa. Filimi ze zasigiye abantu benshi isomo rikomeye k'imirwano njyarugamba atari ukwica cyangwa kurwana, ahubwo ari ubugeni bushingiye ku gucunga amarangamutima, kwihangana no kumenya igihe cyo guhagarara n'igihe cyo kugaba igitero. Mu gihe abandi bakinnyi b'isi bakoreshaga ikoranabuhanga n'ibyuma bidasanzwe, Iko Uwais yahisemo inzira yo gukora ibintu mu buryo bw'ukuri. Benshi bemeza ko ari umwe mu bakinnyi bake batinya gukoresha double stuntman, ahubwo bakina buri gikorwa ubwabo nubwo biba biremereye ku mubiri wabo cyangwa se biteje akaga. Uko amazina ye yakomeje kumenyekana byatumye amahanga yongera kwibuka ko Indonesia ifite umukino gakondo wihariye Pencaksilat wari umaze imyaka myinshi utitabwaho. Ubu rero bitewe na Iko Uwais, silat yemejwe n'amahanga nk'umwe mu mikino njyarugamba ifite umuco n'amateka byihariye. Abasesenguzi benshi bavuga ko Iko Uwais ari umuntu wagize uruhare runini mu kubaka umubano hagati ya Aziya n'isi yose biciye muri sinema, kuko ibyo akora bifite umuco, ubumenyi n'inyigisho. Yerekanye ko abantu bo mu bihugu bidakunze kumenyekana mu bijyanye na filime bashobora kugira ijwi rikomeye mu ruhando rwa sinema mpuzamahanga. Ubutumwa n'umusanzu muri sinema. Kuri Iko Uwais, kuba icyamamare si ukurwana cyangwa kugira izina rikomeye, ahubwo ni ugusigasira umuco no gutanga isomo ku isi yose. Yashinze itsinda ry'abatoza n'abakinnyi b'imikino njyarugamba ryitwa Iko Uwais Team, rifasha urubyiruko kumenya silat no kuyikoresha mu buryo bwiza butagamije urugomo, ahubwo bushingiye ku myitwarire, ikinyabupfura no kubaka icyizere mu buzima. Kuva kina muri Melantau kugeza muri The Night Comes For Us, Iko yakomeje kuba umuntu wicisha bugufi, utemera ko kuba icyamamare byamuhindura. Ndetse benshi bamwita intwari itavuga cyane ariko ikora ibitangaza. Ubu ni umugabo wubatse, ukomeje gukina no gutegura filimi nshya zigamije kwimakaza indangagaciro z'umuco, kwerekana ubuhanga bwa silat no guteza imbere igihugu cye. Filimi ze ziri kuri Netflix na platforms mpuzamahanga zigaragaza neza uko Iko Uwais yahindutse intwari y'umuco we, atari umuyobozi w'intambara gusa, ahubwo nk'umuntu uhuza isi binyuze mu mikino njyarugamba. Buri rugamba yagiye arwana muri filimi ze rwabaye nk'isomo rigaragaza ko ubuzima nyakuri bukeneye ubwitange, ikinyabupfura no guharanira icyiza. Niyo mpamvu uyu munsi amazina ya Bruce Lee, Jackie Chan, Tony Jaa n'abandi hagaragaramo n'irye, ari ryo Iko Uwais, umuntu wahindutse ikimenyetso cy'ukuri k'impano ivuye mu mutima ishobora gutsinda ibidashoboka byose. Inkuru ya Iko Uwais ni urugero rw'umuntu utaravukanye amahirwe ariko wihangiye inzira mu buzima bwe. Yatangiye ari umusore usanzwe utwara imodoka, none ubu ni icyamamare ku isi yose gihagarariye umuco w'igihugu cye n'ingenzi z'ubwubahane mu mukino njyarugamba. Iko Uwais yatanze ubutumwa bukomeye ku isi yose bw'inzira ijya ku ntsinzi itangirira ku kwizera no kwihangana, kandi nk'uko ubwe yabivuze, nta gikorwa gito iyo gikozwe n'umutima wuzuye indangagaciro. Ni nuko nshoje Mutama Dukwizera Gadi Janvier nk'ibisanzwe. Hano rero turi kuri World Today. Uramutse ufite igitekerezo, inyunganizi mu biganiro dukora, amarembo aruguruye.
Imana nibande biri cyoroshye ndabakunda cyane. Ciao ciao.